twongeye kubaramutsa mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye mwese. Rero uyu ni umwanya mwiza wo kubagezaho incamake y'amakuru uko mu minembwe byifashe kuva mu gitondo ndetse kugeza aya masaha, dore ko ari amasaha y'umugoroba aribwo tuba twifuza kugira ngo tubagezeho amakuru uko hikiriwe ndetse n'uko bigejeje aya masaha bimeze. Reka duhere ku makuru y'ejo na gatatu nimugoroba, hari ku minsi 18 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, ubwo humvikanye urusaku rw'imbunda nini zirimo ndetse n'amabomba ndetse n'imbunda ntoya tafazari ni ahitwa ku Kivumu ndetse no mu misozi ya Bicumbi, aho humvikanye izo mbunde ndetse zikomeza gutera abaturage ubwoba bibaza ibikomeza kubabaho muri iki gihugu ubwo amahanga akomeje guceceka no kurebera. Akaba rero ari ibitero z'ingabo za FARDC hamwe n'abambari babo FDLR, Wazalendo, Abarundi ndetse n'abandi mwumva bagiye bava mu bindi bihugu, akaba rero bakomeje kugaba ibitero ku baturage b'imisozi miremire ya Minembwe. Ibyo bitero rero bikaba byumvikana birimo amabomba aremereye cyane atuma abaturage bagenda bava mu byabo bahunga, nk'abo mu mihana igiye yegera za Karingi ndetse n'ahegereye aho ngaho za Karongi n'ahandi, ubwo ayo mabomba aremereye agenda yitura ku mazu y'abaturage ndetse akica bamwe mu baturage agakundura n'amazu. Ibyo rero bikaba bituma abaturage bakomeza bagenda bigirayo. Iyo mirwano nanone ikaba yazindutseho mu gitondo cy'uyu munsi wa kane ku minsi 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, mu gitondo cya kare. Iyo mirwano kandi yashoboye kubabyukira kandi ubwo abo FARDC hamwe n'abo bambari babo bakomeje nanone gukomeza bagaba ibitero. Kuko aya masaha tubabwira y'umugoroba byaje guceceka, igihe twabajije rero source cyangwa se amasoko y'igisirikare yatubwiye ko abasirikare ba MRDP twirwaneho bakomeje kurinda abaturage n'ibyabo kugira ngo baticwa ndetse n'ibyabo bikangirika. Bakoze ibishoboka byose kugira ngo bigize izo ngabo za FARDC hamwe n'abambari babo inyuma. Aya masaha rero tubabwira ni amasaha y'umugoroba, turi saa 10:54, amasasu ntagihaye yumvikana. Izo ngabo za MRDP twirwaneho zikomeje kurinda abaturage zasubijeyo ibyo bitero. Andi makuru rero ku burambuye tuzayabagezaho ejo ubwo tuzaha ku mavideo yacu tafazari, ubwo tuzaba turi kumwe. Mwongeye kwirwa mwese abakunzi ba Tuzarutsinda TV, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza mwese mudahwema kubana natwe mu tubategura umunsi ku wundi, dukomeza gushimira uruhare rwanyu mukomeje kugaragaza mudushigikira 5/5. Natwe twabime no kuza tubagaza amakuru yizewe, amakuru twatohoje tugenda dushakisha n'abanyamakuru bari kuri tele tukabazana hano mukabumva mukabuyumvira ku bibazo bakomeje kugenda bahura nabyo by'intambara bashowewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega, ubwo umugambi wa Evariste Ndayishimiye na Gisegeti bashakisha kurimbura ubwo Abanyamurenge butuye mu misozi miremire y'Umurenge. Rero mfite amakuru nza kubasangiza audio y'umwe mu banyamakuru dukorana utuye mu Minembwe agaragaza ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage batuye mu misozi miremire y'Umurenge b'inzirakarengane. Mbere yuko twashiramo ayo makuru tuba dutanga impore kuko Abanyamurenge iyi ni itariki mbi twaburiyeho intwari yacu y'ikirenga General Kunda Michel Makanika, ubwo yadusiga n'ubundi ashakisha kuturengera azira twebwe, avuga yuko atakwemera gusinzira, atakwemera kurya byinshi yari afite, ahubwo ko yaje gusangira n'abasore impunge kugira ngo ubwo Abanyamurenge buzabeho ntibukicwe n'abanzi kuko umwanzi abishaka. Rero ubutwari yakoze bwo guta ibyiwe agasiga biwe, akemera kuja gutura mu ishamba rizira ikintu na kimwe, aho azaza ajya impungure yarasize byinshi yakariye mu rugo rwiwe, yari afite byinshi yakinezezamo, ariko ibyo zose abitesha agaciro, aheza agaciro amaraso y'abana b'Abanyamurenge akomeje kugenda bagwa ku misozi n'ubundi bicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwaduhagurukiye. Rero iyo mirimo yose General yakoze turamushimira
kuko yakoze imirimo y'indashyikirwa, imirimo y'agaciro tuzahora twibuka bwo ku Banyamulenge. Uyu munsi twiriwe mu cunamo ubwo twagiye kumwibuka twese Abanyamulenge aho baherereye ku mpande z'isi, tuja kwibuka amagambo yasize atubwiye ndetse n'umurage yadusigiye avuga yuko gakondo dukwiye kuzayirwanira kuko nta handi dufite kuzaja atari muri gakondo yacu. Rero uwo murage twagiye dusigwa na Fande n'indangagaciro nibyo dukomeje kugenda twiga ibyo Fande yadusigiye. Ibyo byose nitumara kubifata tukabimenya neza, tukamenya ko ikintu ca mbere ari gakondo, twese bizaduhesha gutaha ntawe bahase, ntawe babihatiye, ahubwo umuntu wese yumve ko akwiriye gutaha muri gakondo kuko Fande yaratashe, ataha asize urugo rwe ahantu heza, ntabwo rwari i Murenge kuko intambara z'i Murenge zaje guturika umuryango wa Fande warimutse, ariko asiga umuryango we aho wari uri, yemera kuja gutaha aja gufatikanya n'abandi bose bakomeza kurwanya umwanzi. Rero ubwo ni ubutwari bukomeye Umunyamulenge wese, umusore wese w'Umunyamulenge akwiriye gutekerezaho cyane, akabiheza umwanya nakumva ko yakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo Fande yasize, ndetse tukagenda dusoza ibyo yagiye asiga kuko Afande ibyo yifuzaga kuzageraho ni ukugira ngo azaduheshe igihugu ciza, igihugu kizabamo amahoro, igihugu kizabamo ubwisanzure ku bakongomani bose, igihugu kizabamo ubusabane n'abakongomani bose batwanga. Rero byose Fande yagiye aharanira mu by'ukuri bizaba byiza tubihesheje agaciro, tubirwanira natwe tubigezeho kuko ari umurage yagiye adusigira. Rero nkomeje gutanga mpore kuboko bw'Abanyamulenge kuko Fande tukavuga ngo tumurangize, yakoze ibigwi byinshi n'amateka menshi twayumvise aho twiriwe. Rero ico gusa twabasaba nuko twakwiga kuri aya magambo yadusigiye tukazayakora cyangwa se tukazashyira mu bikorwa ibyo yateganya kuzageraho, tukabiharanira tukazabigeraho mu gihe atakiriho, kuko yavugaga yuko azagwana kugeza ageze ku ntego ze, kuko ari ijambo yakoresheje riremereye, aravuga ati tuzagwana nihageraho gufatana amaboko tuzafatanya. Rero ibyo byose nibyo dukwiye kugenda dutekerezaho tukagira n'ico tubikoraho. Tudatinze dukomeje gutanga mpore no kubabuza aba bose muri izi ntambara zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, harimo nanje nkuko nanje nabuze uwanje, n'undi wese wabuze uwe nawe nguhaye mpore. Dukomeze dusenyere ku mugozi umwe, urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema. Iryo niryo jambo rikomeza kugenda riturema umutima twasigiwe na Fande Gerard Rukunda Michel Makanika, intwari y'ikirenga. Rero kadukubitire mu misozi miremire y'Umurenge ikomeje kugaragara umutekano mukeya, hanyuma tuze kubashiramo iyo record y'umunyamakuru wa Minembwe watanze amakuru arambuye ku bibazo bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Minembwe akomeje kuba imirwano myinshi itari kure n'imihana y'abaturage, ubwo za Karingi hejuru za Karingi, za Bicumbi, Mutunda, iyi ni imisozi yunamiye Karingi, ubwo umuntu uri za Mutunda ashobora kurasa imbunde ikatambuka na Karingi cyangwa se ikarasa Karingi mu mihana. Ibyo byose bikomeje guteza abaturage impungenge banahunga ino mihana yegereye za Bicumbi na za Karingi na za Mutunda, kuko hakomeje kugaragara umutekano mukeya. Ahandi naho haje kumvikana imirwano ni no hejuru ya za Gakenke, naho niho umwanzi akomeje kugenda yibasira, ariko cyane cyane ahantu hakomeje kugenda haba imirwano iremereye ni za Mutunda na za Bicumbi. Aha ngaha niho umwanzi akomeje kugenda arasa cyane, arasa mu baturage b'inzirakarengane akoresheje za drone ndetse n'intwaro zisanzwe ndetse n'iziremereye. Ibyo byose bikaba bikomeje kugenda bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, bibatera ubwoba, bibahamura. Rero uko niko byifashe, ibitero bikomeje kuba byinshi, ubwo muri bice bya Mutunda byegereye za Karingi intambara yaje kumara nk'iminsi 3 hakomeje kugenda hahanganira uruhande rwa leta ya Kinshasa rufatikanyije FDLR, Wazalendo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro iriya yose, n'Abarundi n'Abatanzania bose bashizemo kugira ngo bakomeze bice ubwoko bw'Abanyamulenge. Reka mbashiremo record y'umunyamakuru abaheze amakuru arambuye uko byifashe ndetse n'uko byiriwe, n'umutekano ukomeje kugenda uzamba mu karere ko misozi miremire y'Umurenge mu burasirazuba bwa Kongo.